Amahoro amahoro mwe mwese duhuriye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, abanejejwe no gufungura YouTube channel yanjye yitwa Humble Kindness TV. nkaba nifuje kuzajya nungurana namwe ibitekerezo, mbagezaho amakuru atandukanye, yaba mu iyobokamana, yaba mu myidagaduro, politike, n'ibindi byose bitandukanye tuzajya tuganiraho, no kurebera hamwe ibitagenda neza tukabinenga, ibigenda neza nabyo tukabishima. Muri urwo rwego nifuje ko twese twafatikanya kuzamurana, tugafasha abantu babaye imfubyi, abapfakazi, abari mu bitaro, abari mu magereza, tukajya tubasura, dushye dufite tukazajya tudufasha muri bamwe mu bantu duturanye se cyangwa se tuzi bababaye, tukajya tubageraho. Nitubikora rwose Imana izajya iduha umugisha muri bike dufite cyangwa se byinshi. Nkaba nifuje rero gufungura iyi YouTube channel yanjye kugira ngo tujye duhurira hano. Icyo ngusaba ni uko wakanda subscribe ahangaha, ugahita ukora share kugira ngo usangize ibiganiro nzajya nyuza hano kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanjye, kugira ngo bijye bigera no ku bantu benshi batandukanye. Muzamukoze cyane. Ikindi ndashaka ngo tujye tuganira, nzababwira igihugu mperereyemo cya Afurika y'Amajyepfo aricyo Zambia, mbabwire ubuzima bwaho, abaturage baho, ese bakunda iki, ese babayeho bate, bavuga uruhe rurimi, bizinesi zikorwa zaho zimeze gute, mbatembereze umujyi wa Lusaka, nzamubona uburyo ki ahangaha ari umuhanda witwa Freedom Road, aho hari icyicaro cy'intwari zabohoye Zambia. Byose tuzajya tugenda tubiganiraho, batembereze no mu isoko ryaho, umenye uko ubucuruzi bukorwa no muri Zambia. Twambuke tugere no mu nkengero z'umujyi wa Zambia, urebe uko akazi gakorwa ku nka twe tumenyereye ko zidatwara imizigo. Hano ho inka zirakora rwose, zirakora cyane, zitwara abantu n'ibintu. Ni ibintu bishimishije cyane kandi binatangaje. Mbagezaho ibintu bitandukanye rwose. Icyo usabwa ni uko utazajya uba kure cyane y'iyi YouTube channel yanjye yitwa Humble Kindness TV. Ukora subscribe, ukore na share rwose na like, n'amakomenti menshi cyane. Tujye tubana namwe. Tuzajya turebera hamwe ibintu byinshi bitandukanye, tuzajya tugira ibyo tunenga, ibyo dushima bigenda neza. Iyo umuntu umunenze uko byasa kose bucya mu gitondo yisubiyeho. Nshimira cyane umuntu witwa Kakajwi rwose, navuga ko ari mu bantu bampaye imbaraga zo kuba nashinga iyi YouTube channel yanjye, kuko uko byasa kose umusaruro tuzawubona. Ibintu ni buke. Mwe mukore subscribe, mukore n'amashare, ibiganiro biraje. Bereka rwose, babwire Zambia igihugu gifite business, gifite n'ibihugu byinshi 9 byose bihana imbibi. Uko business ikorwa, uko
abantu b'iwacu mu gihugu iyo bageze ino uko babayeho, uko bakora bizinesi. My friend, hano iyo uri umusongareri ntabwo washobora bucya mu gitondo wasubiyeyo, bisaba gukora cyane. Nawe nzabereka bimwe mu byo nkora ino mu myaka 7 mumaze. Ni byinshi nzagenda mbereka. Mwe iwacu uko capati iribwa aho ngaho iwacu ntabwo ariko hano bayirya. Hano capati urayifata, ugafata amagi, ugafata amafiriti, ugashyiraho tomato sosi, ugashyiraho mayoneze, ugashyiraho amakabeji, byose ukazengeraho. Ibyo byose nzagenda mbibereka. N'abazakenera ko nabigisha gukora capati aha ngaha nzabibigisha kugira ngo namwe mugireho mwikura, namwe mwigeza kuri bizinesi zidasaba igishoro kinini. Rwose turi hano kugira ngo dufashanye, kandi rwose reka dukomeze dutere imbere, tugire umutima w'urukundo hamwe no gusenga. Imana byose izagenda ibikora. Murakoze cyane.